AbaVip ni hatari. So uyu munsi rero AbaVip turaza kuganira mbabwire industries eshanu cyangwa se industries y'amakampani atanu ndiho ndashira amafaranga ubunona ndiho investisamo. Hari ibintu ndabona, hari technologies shasha ndiho ndabona zishobora kuzafata isi mu gihe kiri imbere. So kandi ubu ngubu izo companies ziracyari ntoya, ni gute wazimenya hakiri kare ukazevestisingamo. Ntitugakoresha ibintu nk'ibi gusa, ahubwo tujye tubana aba shareholders tugura amastoki yabo. Sibyo tuzoganira uyu munsi. Ako not only that, ibaze kamaganwa gato urugero gato AbaVip. Ibaze umuntu waguze Amazon itaraba Amazon, ibaze umuntu waguze Netflix ataramenya yuko tuzajya tureba movies kuri Netflix. Ibaze nibyo tuzoganira uyu munsi. Let's go. Nongeye kubasuza AbaVip mbona ko meze neza. Ahangaro ni Coach Gael, nkaba nongeye kuza kubagezaho ikindi kiganiro cya business entrepreneurship ndetse no kwiteza imbere. Uyu munsi kandi mbafitiye AbaVip tuzaza kuganira kuri future. Ese birashoboka yuko niba ufite amafaranga make uyu munsi, amadolari 100, amadolari 50, igihumbi cy'amadolari, birashoboka ko wainvestinga ahantu hanyuma kaza kubyarira inyungu mu gihe kiri imbere. Turebye future ibyo tuzakuganira uyu munsi, ariko rero mbere yuko ninjya mu kiganiro ureba kino kiganiro bwa mbere, iki ni kiganiro cyitwa REFFERAL TV, tukaba tuganira ibyo kwiteza imbere. So kuvuga ngo rero ahangaha niba ukora ibiganiro nk'ibyo ngibyo, subscribe hanyuma tuganire neza. AbaVip nkuko rero narimaze kubibabwira, nagira ngo basomere akantu kamwe gatangaje, kandi ugasome gatangaje ni mwumve ukuntu amaresearch avuga. Ibaze yuko uza kuba warinvestishije igihumbi kimwe muri Amazon igitangira, ubu nonaha wari kuba ufite ibihumbi birenga 500 muri icyo gihumbi. So uza kuba warinvestishije icyo gihumbi muri Netflix, wari kuba ugeze ku mafaranga ibihumbi 470. So reka noneho ikiri kintu indi dera yantangaje, umuntu mu myaka 10 ishize, imyaka 10 ishize nuvuga ngo ejo bundi, iyo uza kuba ufite igihumbi ukagishira muri Amazon, muri Tesla no muri Bitcoin Lindira gato AbaVip, ubu nonaha muri 2021 wari kuba ufite miliyoni 154 gihumbi. So can you imagine? So rimwe na rimwe rero nk'aba investors so gutekereza gusa uti okay nibiki nashira bikanzira amafaranga bunona, ahubwo rimwe na rimwe nukureba tukareba ese ni hehe isi irajya, isi irajya hehe, ese na yahe ma industries ni buhe na yahe ma companies ariho arajya ahantu ku buryo unonaha aracyari matoya nta muntu yazi, ni gute nashira amafaranga yanjye hanyuma noneho uko ya company abantu bose bazayimenya cyangwa se ya industry ukuntu izamenyekana, hanyuma nanjye investment yanjye ikaba yakoze. Ibaze ubashije wo mu bepura nkurikirana, ubashije kumenya za Amazon z'imyaka iri imbere, za Netflix z'imyaka iri imbere, cyangwa se za Shopify n'izindi companies nka ziriya. Can you imagine bimenye unona? So uyu munsi icyo nza gukora, sinza kubaha companies runaka mwashira amafaranga, ariko genda bereka industries cyangwa se industries muri make urabizi ko ziba tracked na index fund, nivuga ngo iba ari stock iba ari basket y'ama companies menshi muri industry runaka. Uyu munsi ndaza kubereka giye ama industries cyangwa se ama trend runaka ndiho ndagura ubunona, kubera ko ndiho ndabona agiye kuba future. So uyu munsi niyo nza kubaha, ndaza mufate ikaramu mwandika, muzakora muri research, muzashimira myaka iri imbere. Industry ya mbere ni industry ya marobo na AI. Kitwita AI ni artificial intelligence. Ibi ni ibintu bitangaje. Wari bwabone ukuntu yifasha kuri telefone yawe, cyane cyane abantu bafite za iPhone na nuzo. Hey Google, how are you? I'm doing great. Just getting into the groove this week with some fun jams. So if you want me to play some for you, just say, so nivango iki gitangaza. Abantu benshi murabizi mufite za series ande murabaganiriza ukaganiriza telefone ukayibaza amakuru yawe n'iki, kandi umva igitangaza uko ugenda uyibaza uyikoresha ibintu bitandukanye, uyibwira uti impangira calendar, nkorera ibi, igera ahantu ikakumenya neza, ikamenya ijwi ryawe, ikamenya ndetse n'ibyo ukunda. Abantu benshi ntabwo bajya bibaza icyo ari cyo, ariko icyo nicyo bita AI. Nivuga ngo ni artificial intelligence. Telefone ibiri iragenda ikumenya, ikamenya ibyo ukunda n'ibyo udakunda n'ibiki byose. Hari igihe baza Google makuru yanjye ikamenya ngo hey Gael, ngo ndabona warya ibi ngibi, kubera ko
kenshi kunze kubona ibyo searching ibyo nkunda kuba narya. Iki ni gitangaza ariko si aho gusa AI irangirira. AI none kamereka nakandi gatangaza. AI ubu ngubu ikora na robots. So kuvuga ngo ibi nibyo bigiye gutekinga over isi yose. Iki ni gitangaza reka mbere akantu kamwe gatangaje. Ni muri industry kandi tubizi neza cyane nk'ubu ngubu tuvuze ku byinshi tuzi ibintu rero biraba ahangaha muri Amerika cyane kubera abantu abazungu basikiye barasa birabura n'ibiki byose. What if noneho mu minsi iri imbere bavuze bati tugiye gushiraho abapolisi completely b'amarobo ukajya muri robo iraguhagaritse ikaza gusaba perimi yawe ikagusaba iki hama waba ugize iki igati ikubita amashanyarazi igati kuryamisha hasi. So those are the things bishobora kuza. Not only that, nimurebe ikindi kintu, nimurebe iyi ni restaurant. Murebe restaurant urabona hangaha robo zirakora urabona icyo kunywa. Hanyuma wo kodaringa ibintu kuri iPad ukagira iki ugashiramo commande. Iyi restaurant kuva winjira kugera usohoka nta muntu n'umwe ubona nawe. Ni kuvuga ngo ukomanda kuri iPad hanyuma ibiryo iyo robo zikabikora zigasuka icyo kurya zigasuka icyo kunywa ibintu byose zikabikora. Hanyuma wabonye reba ukuntu ikaranga za broccoli kwenda so biri gitangaza zikagusukira ibintu byose hanyuma kugeza aho ibintu ibyo bikugezeho ku buryo no kumeza ahantu wicara uzanirwa n'amarobo ibyo kurya. So this is going to be the future. So ibi ni ibintu abantu experiencingaga mu gihe kiri imbere covid itaratangira n'ibicyo navuga ati wenda ntibishoboka, ariko mu kuvaho covid yabereye noneho abantu basaze. Dore ko murabona robo zimanura ibiryo neza muri restaurant. Murabona abantu bakunzi ba burger, murabona reba ukuntu robo zikubita neza burger zikagushiraho neza, kagushiraho inuzi, kagushiraho inyama, yarangiza ikayifunga neza. So these are the kind of things iyo ndebye ndavuga nti you cannot stop this. So niba utabihagarika rero why ubunona hawe mu VIP urandeba utagenda gutangire ukore research uri ama index funds ya investisinga mu companies y'amarobo n'amakampani ya AI. Ndakubwije ukuri ntabwo uzaregulating ibi bintu because this is going to be the thing. So this is the first industry ndiho investisingamo ya artificial intelligence na robotics. Yo ni ya mbere. Google amakuru icyo batarashobora gusa AI ntaramenya ikinyarwanda. Industry rero ya kabiri ndo dashira amafaranga ubu nonaha ni industry ya EVs cyangwa se electrical vehicles cyangwa se ibinyabiziga byose bifite technology yo kuba byagendera ku mashanyarazi. Ubu ngubu imodoka dusanzwe tuzanga brand ikomeye yitwa Tesla ikanonira developinga imodoka zaba zifite na solar panel ku buryo uzakenera kuzicharginga mu gihe kiri imbere. Sasa zigenda hanyuma izuba rikagenda recharging ubwayo hanyuma ibaze imodoka idakeneye amashanyarazi ntikenere na essence. Ibi nibyo bintu rero birantangaza. Ubu nonaha kabiri kujana y'imodoka rize muri Amerika nizo zonyine ziri electrical. Ariko ubu ni gitangaza ku buryo isi yose tuzi bill ejo bundi Biden yasinye arashakora indi stimulus check izindi mu mbabare stimulus check izabi nako apana stimulus package izabirimo amabilion azajya mu gufasha electrical vehicles. Reka mbere research nkuko muyibona ubu muri Amerika barashaka kuzamura byibuze by 2025 hano mu myaka 4 iri imbere barashaka ko byibuze imodokari zose 10% y'imodoka ziri muri Amerika zizaba trisi zikoresha EVs zizaba ziri electric. Noneho abanyaburayi bo babigize ibintu birebire. Abanyaburayi bo nkuko muyibona abanyaburayi bo barashaka Union European irashaka kubaninga kuzikuraho imodoka zo zikoreshwa essence na diesel mu 2030. Ntabwo ari kera cyane mu myaka 9 iri imbere. So kuvuga ngo barashaka abantu bose kuba akaba ari n'industry nza kuvuga mu kanya barashaka gukora ibintu biri clean, kuvuga ngo clean energy. So biro ni ibintu bikomeye ku buryo mu minsi iri imbere dushobora kubona izi modokari zikoranye technology ya electric kandi kizi technology kizi modokari zimwe na zimwe zifite na combination ya AI nivuga ngo zishobora kuba zifitemo na technology artificial intelligence ku buryo murebe nk'ubu ngubu baro baratesting imodokari muri San Francisco ndetse no muri Vegas amataxi
nka Uber ariko azajya yitwara driveless murebe self driving cars nuvuga ngo iri drivinga ikagenda ikamenya inuzi donc wowe ushiramo ushaka kujya hanyuma ikagutwara kuwageza igahagarara hanyuma imodoka igakomeza ukwayo. So ibingibi ni ibintu biriho birakoreka ni ibintu barakora. So this is kimwe mu bintu mvuga nti umu VIP urankurikira ufite amafaranga makeya tangira ukore research urebe imodokari zero zirakoresha nako ama companies ara developing EVs ara developing ibintu bya AI mu modokari ama company ara develop ama batteries yaya mamodokari hanyuma naya mantuza hanyuma utangira ubyinvestingemo. So this is key. Iyi ngiyo nyireba ni future. Iyo wumva ibihugu byinshi bitangiye kuvuga ngo muri 2030 bizaba birangiye, iyo ubona Amerika iravuga ubwayo ubu naho barashira amafaranga menshi muri electric vehicles, bavuga bati turashaka ko abanyamerika byuze muri 2025 10% abantu bose bafite imodokari nk'izi. Urabona ko izi modokari zizatangira aya makampani azikora azatangira gutera imbere cyane mu gihe kiri imbere. So ubu none byaba byiza utangiye kuyashira amafaranga abantu bake bayazi. Iyi ni industry ya kabiri. Indi rero ya gatatu, industry ya gatatu akaba ari rero industry ya clean energy cyangwa se ibyo abantu benshi bakunda kwita green energy. Izi ngizi akaba ari ama companies menshi ubu ngubu araduka arakora ibintu bya solar, abantu bakora ibintu bya wind power, bya hydro power. So kuvuga ngo gukoresha imbaraga zindi zivuye muri hydrogen mu muyaga mwizuba ariko sitavuye kuza. Kubera iki? Kubera ko izi power cyangwa se uburyo bakora izi ntuza ntabwo byanduza ikirere. Ubu hari move cyane y'abantu bakomeye, aba scientists bakomeye, aba politicians bakomeye barakora ibintu byose bya climate change. Kubera yuko ibintu byinshi dukoresha essence za mazutu, ibintu uburyo inganda zacu zikora ibintu byinshi ubu ngubu byanduza ikirere bigatuma ikirere gipfa. Ubu rero hakaba haraza amafaranga menshi arajya muri developments, arajya mu companies, arajya mu industries akora ibintu nk'ibi bya green energy. So niyo mpamvu ubu ngubu niba uri umuntu w'umuhanga tangira urebe clean energies industries, utangira uzivuga uti ahangaha hariho hari future nagira mashira amafaranga kuko nkuko nababwiye muri antu zirangiye. Niba bahereye ku modokari bavuga ati modokari turashaka Europe iravuga ati no 2030 mu 2030 imodoka twazikuyoza essence. So muri Amerika dushaka kuzagira mu president nubwo ngubu dufite mu president urabishira amafaranga ngo to develop cyane clean energy, ariko who knows nanjye ubu ngubu ndibaza ese mu minsi iri imbere umuntu azongera ngo indi modokari ifite essence. Nanjye ndumva nzategereza mpaka zihendutse nzakora imodokari ya electric. So this is the future. So nukuvuga ngo aba VIP hari izindi ngiye kuri ngiye mbona mfite nka list ya top 10 yama industries na companies mbona zero ziraba future, ariko uyu munsi ndabaha zine eshatu. Niba mukunda ibiganiro nk'ibi ngibi tugiye gukora podcast, tugiye gutangira AbaVip podcast. Ni podcast tuganira tukavuga ku bintu nk'ibi ngibi, twerekana amakuru ibintu bigezweho ya economy, ibintu bigezweho bya business ndetse n'ibintu bya innovation biro biragenda biba kuri isi. So muri iyo podcast ho muzaba mubasha kubona ibiganiro nk'ibi ngibi birambuye, hanyuma mube kandi mwanabaza n'ibibazo hanyuma tubashe kubasubiza. So ngo abantu bakora ibintu nk'ibyo ngibyo muzaje ku yindi YouTube channel yacu yitwa AbaVip podcast. Ntituratingira gushira ikiganiro cya mbere kizasohoka vuba. So ni kuvuga ngo iyo nayo turashaka yuko abakunda ibiganiro nk'ibi ngibi bya innovations muzaje kuri iyo ngiyo murebe. Ariko AbaVip murabizi ko abantu bagumana nanjye kugeza ku muherezo ngomba kubaha aka bonus. So aka bonus nshaka kubaha uyu munsi we muri aho ngaho ndaje. So iki kintu ejo nakibonye ngiye muri mole hano, mbona kiri very interesting. So ndavuga nti reka nkigure ndebe ukuntu kimeze. Maze kukitryinga rimwe AbaVip nese mvuga ni iki kintu not only ngomba kukigura ahubwo ngomba gutangira kugura ama shares yacyo. This is crazy. So nikintu wambara nuvuga ngo ni industry rero nambasigiye ku musozo ni industry ya gaming na virtual reality. Ibi ngibi urabyambara ukagira ngo ugakando ukajya Kigali ukagira ngo uratembera Kigali neza kuri moto.
nk'umuntu uhari kuko urareba iyi equipment ifite 360 technology ushobora kureba inyuma ukareba imbere ugasanga neza uragize njye narakiranye nsanga kigiye guhindura ibintu byitwa video game kuko n'abantu bakina video game gutya bagakina ubu ngubu ushobora kujyamo wakina box n'umuntu nkaho uri muri ring ukamubona nk'umuntu nawe ukibona. So iyi ni technology mbona igiye guhindura isi, ni ibintu mbona bishobora kuba very addictive. Nkamvuga nti rero nk'umu VIP ibintu ngomba kubigura ama-shares. So I think ibintu bya gaming, ibintu bya virtual reality, ibi ni ibintu bishobora guhindura amakampani yabyo ubu baracyari mato kubera ko niyo bikimenyekana niyo bikiza byamenyekanye kubera covid, ariko ni ibintu bishobora kuba big, ni ibintu mbona bizaba big, there is no ntuza. So iki ni kintu najyo ushobora gutekereza aba VIP mbere yo kurombereka mukagenda ntimwibagirwe okay kunkubita like no gusubscribinga, hanyuma ndabakunda cyane, God bless. Ubu ngubu nkaba ndi ku mazi okay aba VIP, bye bye.